politike ifite abarwanashyaka benshi. Umwihariko ni Perezida Paul Kagame wasabwe n'abaturage barenga miliyoni 4 kuzongera kuyobora u Rwanda. Ibi byose ariko ngo ntabwo bituma Philippe atakaza icyizere cyo kuzatsinda amatora naramuka yemerewe kwiyamamaza. Abanyarwanda basabye ko yongera kwiyamamaza, ntabwo batoye, amatora ntiyabaye. Amatora yazaba mu minsi iri imbere. Abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kuvuga bati dushobora gutora Mpayimana, nawe ashobora kuba umugabo nka Paul Kagame. Urumva ko ntabwo bafite, kubera yuko nize bihagije, namenye ibyo yakoze byiza, ubu nkabageye ndetse maze kuvumbura ahantu hatagenda neza hashobora gusubiza igihugu cyacu inyuma baramutse batantoye. Ibikorwa byo kwiyamamaza ubusanzwe bisaba umukandida kuzenguruka mu bice bitandukanye kandi bisaba ingengo y'imari yo gukoresha. Twashatse kumenya aho Mpayimana Philippe kuri ubu ufite ibiro bito cyane akoreramo mu karere ka Nyarugenge ahazwi nko mu Biryogo azakura ubushobozi mu mafaranga igihe yaba yemerewe maze agatangira ibikorwa byo kwiyamamaza. Philippe yemeza ko ubushobozi bwe azabuvana mu baturage, dore ko ngo yamaze kubona abamutera inkunga. Jesse ndo nishyuza, ariko ndabibutsa ko abanyarwanda nk'uko bafasha amashyaka, njye nta shyaka mfite, ariko ndi umunyapolitike, bafite rero uburenganzira bwo kuntera inkunga. Ariko icyo kibazo kubera ko muvuze kukimbaza, abatazamfasha ntibizambuza gukomeza kugera aho ngomba kugera nkoresheje ubushobozi bwanjye. Oya, ubu naranababonye benshi batangiye kumfasha no mu buryo bw'amafaranga, benshi baramfasha bakavuga bati nibyo kuko ukeneye ibi n'ibi, igisigaye ni amasinyatire. Ntabwo rwose ari ugusabiriza, ni uburenganzira bw'umunyapolitiki gufashwa n'abaturage. Nta bikorwa bihambaye bya politiki bizwi Mpayimana Philippe yakoze yaba mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Avuga ko imigambi ya politiki ari ryo shingiro ry'icyizere cyo kuzatsinda amatora igihe yaba yemerewe kwiyamamaza. Tito Dusabirema, Royal TV. Tumushimire cyane Tito Dusabirema, nako dutera akajisho ku bitekerezo mwagimuriza ku makuru tumaze kubagezaho. Nkuko twabibabwiye, iyo nimero ya WhatsApp mubona kuri screen cyangwa se televizeri zanyu niyo kubafasha. Urundi Nyagatare ati Mpayimana yibereye mu ikinamico. Ikindi ni mutubwire ati mutubwire igihe ikiganiro afitanye mu gitangirira.